urakoze mana kongera kuduhuriza ahangaha kuri buri munsi. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure muze dusange Yezu soko y'ubuzima, adukize kuri wa gatanu tariki 7 Mutarama 2022 muri aya masomo yo muri iki cyumweru cyo kwigaragaza kwa Nyagasani. Isomo rya mbere ni ryo mu yoro ya mbere ya Yohana Intumwa, umutwe wa 5 umurongo wa 5 kugeza ku 13. Mutima zanjye ninde utsinda isi atari uwemera ko Yezu ari umwana w'Imana. Uwo nyine niwe waje kubw'amazi n'amaraso, aba Yezu Kristo. Yaje atari kubw'amazi yonyine, ahubwo kubw'amazi n'amaraso. Ni Roho ubihamya, kuko Roho nyine ari ukuri. Ubwo rero hari ibintu bitatu byo kubihamya: Roho, amazi n'amaraso, kandi byose uko ari bitatu birahuje. Niba twakira ubuhamya bw'abantu, ubuhamya bw'Imana bwo burushijeho, kuko ari ubuhamya Imana yatanze ku mwana wayo. Uwemera umwana w'Imana aba yakiriye muri we ubwo buhamya, naho utemera Imana aba yigize umubeshyi, kuko atemera bwa buhamya Imana yatanze ku mwana wayo. Dore rero ubwo buhamya: Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo buri mu mwana wayo. Ufite mwana aba afite ubugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo aba afite. Nabandikiye ibyo byose kugira ngo mwebwe abemera umwana w'Imana mumenye ko mufite ubugingo buhoraho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 147. Siyoni, singiza Imana yawe. Yerusalemu, amamaza uhoraho. Siyoni, singiza Imana yawe, kuko yakaje ibihindizo by'amarembo yawe, agaha umugisha abana bawe bagutuyemo. Yasakaje amahoro mu bwatsi bwawe, aguhaza inkote y'ingano zeze neza. Yohereza amategeko ye ku isi, ijambo rye rikihuta bitangaje. Amenyesha bene Yakobo ijambo rye, agatangariza Isiraheli amategeko ye. Nta yandi mahanga yigeze agenzereza atyo ngo yamenyeshe amateka ye. Siyoni, singiza Imana yawe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Luka, umutwe wa 5 umurongo wa 12 kugeza ku 16. Muri icyo gihe Yezu yari muri umwe mu migi, hatunguka umuntu wamezwe n'ibibembe. Abonye Yezu yikubita imbere ye, amwinginga agira ati: Nyagasani, ubishatse wankiza. Yezu arambura ikiganza amukoraho avuga ati: Ndabishatse, kira. Ako kanya ibibembe bye birakira. Nuko amubuza kugira uwo abibwira agira ati: Ahubwo genda wiyereke umuherezabitambo, kandi uture ibyo Musa yategetse abahumanuwe, maze bibabere icyemezo cy'uko wakize. Barushaho kumuvuga cyane, bituma abantu benshi bashikira kumwumva no gukizwa indwara zabo. Uwo ariko akanyuzamo, akajya hiherereye agasenga. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. We ariko akanyuzamo, akajya hiherereye agasenga. Kristo umukiza wacu waje kuducungura, nasengezwe kandi naganzi wacu buri munsi. Tumubone, tumwereke abandi buri munsi. Aya masomo y'uyu munsi aradufasha kuzirikana ku ngingo igira iti: Yezu niwe soko y'ubuzima. Natwe abakristo bavandimwe turi ku nzira y'ukwemera, turwaye ibibembe, turi abanyantenye, turi abanyabyaha. Natwe nimuze twinginge Yezu, buri wese ati: Nyagasani Yezu, ubishatse wankiza. Amen. Ahangaha muri aya masomo tukibutsa ko atari imbaraga zacu, atari ubutoni bwacu twagira ku Mana, atari ubwema bwacu, atari imyanya y'icyubahiro tufite za promosiyo, amafaranga, yewe atari n'amasengesho menshi aduha umukiro. Ahubwo ni iki? Ni impuhwe za Yezu, n'ubushake bwa Yezu. Yezu, ubishatse wankiza. Uyu munsi turaza kurebera hamwe ibintu 4, 4 elements. Ibyo bintu 4 bikorana, akayamiti ikoranye, ubundi umukiro ukaboneka, ugakira nanjye ngakira. Dore ko buri gitambo cya misa Yezu yongera kwitanga, Yezu yongera kudukiza kuri roho ndetse no ku mubiri. Buri misa Yezu yongera kudukiza, keretse nyine waba tuje izo kondisiyo nye tuza kuvuga. Bakristo bavandimwe, aha natwe kuri iyi nzira ya buri munsi, kimwe no mu mbembe twumvise mu Ivanjili, natwe dutege ibiganza. Buri wese ufite ibibazo byananiranye, abashakanye batarabona urubyaro, abihebye, abafite agahinda, abakobwa, abasore, urubyiruko ruri ku nzira rutegerejeho bazabana. Nawe uri gushaka umuhamagaro wawe, wowe ufite uburwayi bwanze gukira, wowe ufite ibibazo byakurenze, amadeni, ubukene, inzara, nawe ahangaha kuri buri munsi Yezu agiye gutambuka. Ntushidikanye, emera,
bityo nawe ufungura inzu cyangwa inzugi wari warakinze, maze ubwire Yezu uti Nyagasani Yezu ubishatse wankiza. Amen. Aya masomo arimo umuti, aya masomo arimo agakiza. Mutagatifu Yohani intumwa mu isomo rya mbere aragaruka ku bintu bibiri bitanga umukiro: amazi n'amaraso. Kugira ngo Yezu aduhe ubuzima ducungura, yaje kubw'amazi n'amaraso. Amazi ni ubuzima, n'amaraso nayo ni ubuzima. Twakwibaza tuti kuki Yezu aza muri ibimenyetso bibiri, amazi n'amaraso? Mu muteguro w'amaturo mu misa, amaturo aza guhinduka umubiri n'amaraso bya Kristu, umusaseredoti igihe avanga divayi n'amazi ari no gusenga agira ati ikimenyetso cy'iri vangwa ry'amazi na divayi tuyikesha kugira uruhare kuri kamere Mana y'uwishakiye gusangira natwe kamere muntu. Amen, amen. Yezu araza agasangira natwe. Hari abantu bamwe rero kubw'amatsiko bibaza impamvu umusaseredoti asuka amazi muri divayi, ndetse hari abakeka ko ari uburyo bwo koroshya iyo divayi. Nyamara divayi mu gisobanuro cyayo, divayi ishushanya Imana, la divinité, naho amazi agashushanya umuntu, l'humanité. Imana ihura n'umuntu, ndetse no mu kubivanga bifite igisobanuro. Bafata divayi bagashyiramo umutonyi w'amazi, bivuga ko l'eau ne dépasse pas le vent comme l'humanité ne dépasse pas la divinité. Amazi ntasumbe divayi uko umuntu adasumba Imana. Bakristo bavandimwe, nguko Yezu afata ibyo bimenyetso byombi kugira ngo aduhe ubuzima. Ni koko bakristo bavandimwe, ibintu byose biri ku isi bikenera amazi. Amazi agize 3/4 by'umubiri w'umuntu. Bantu mudafite amazi muragowe, bantu mutanywa amazi muragowe. Yezu Imana isumba byose yemera gufata kamere muntu, jambo w'Imana wigize umuntu ngo aducungure, aduhe ubuzima. Na Zaburi y'uyu munsi iraturarikira gusingiza Imana yaduhaye ubuzima, ikaturinda, ikaturengera, ikaduha ibyiza. Bagize bati Siyoni singiza Imana yawe. Amen. Ivanjiri y'uyu munsi, Yezu arakiza umubembe uri ku nzira, amusubize ubuzima. Uyu mubembe yabonye Yezu yikubita imbere ati Nyagasani ubishatse wankiza. Amen. Nuko Yezu nawe arambura ikiganza amukoraho arakira. Ndabishatse kira. Amen. Hari ikintu gikomeye Yezu amusabye ati genda wiyereke umuhereza bitambo, bityo kibe icyemezo cy'uko wakize. Bakristo bavandimwe, ibibembe bishushanya ibyaha, biduhandahanda, bikaturuma, bikaturya, bityo bikadutera kujya gutura kure. Tugatura kure y'Imana, tugatura kure y'abavandimwe, natwe ubwacu tukabura amahoro, kuko nyine nta mahoro w'umunyabyaha. Cya cyaha gifite dimension eshatu: kwitandukanya n'Imana, na mugenzi wacu cyangwa na sosiyete, ndetse natwe ubwacu tukaba twakwihunga. Iki kiganza cya Yezu aramburira kuri uyu mubembe ni cya kiganza umusaseredoti aramburira ku muntu uje gusaba penitensiya, maze agakira ibyaha bye. Mu izina rya nde? Mu izina rya Yezu Kristo. Mu masakamento 7 harimo 2 adusubiza ubuzima bw'abana b'Imana muri kiliziya. Adusana, du verbe latin sanare, gusana nyine, gusubiza ubuzima. Renouvellement, kuvugurura, tukaba bashya. Ayo ni penitensiya n'ugusigwa kw'abarwayi. Muri penitensiya dusaba imbabazi z'ibyaha byari byaratumye dupfa kuri roho, kongera kwiyunga na Yezu akadusubiza ubuzima, tukongera kuba bashya. Yezu atubarira ibyaha byacu. Naho mu gusigwa kw'abarwayi Yezu dukiza yifatanya n'umunyabibabaro, akamukiza ku mubiri ndetse no kuri roho, akamukomeza, agakira, agasubirana itoto, akongera akaba mushya, akongera akamuzima, ndetse agakomeza imirimo yari asanzwe akora kubera Imana. Yamvuga igira iti ijambo rihamagara irindi. Uyu mubembe kumvise wakize, Yezu amaze kumukiza akayamvuga igira iti ntawe ucana ngo ahishe umwotsi. Iki gitangaza gihise gihamagara ibindi. Abantu benshi baraza bashikira kumva Yezu ndetse no gukiza indwara zabo. Amen. Bakristo bavandimwe, iyo abantu bari bazi agaciro ka misa, uburyo misa ari umuti, ari urukingo, yewe ari agakiza, ntibakongera kuyisiba, ndetse buri munsi bajya bayijyamo. Muri buri misa Yezu yongera kwitanga, Yezu yongera kudukiza. Gusa twebwe abantu kubera gushidikanya kwacu dukunze kugarukira gusa ku bukire materiel, gukira ku mubiri gusa, nyamara tukibagiza ko nubwo Yezu atagaragara ariko ibyo akora biragaragara, yewe ndetse ibyinshi si ngombwa ko bigaragara, kuko akenshi hari n'ibya roho. Ese ngiye nakora iki ngo nkire icyo ndwaye? Ngira ibibembe, ngira uburwayi, ngira ibyaha? Ngaha nawe ujya kunzira utege ibiganza,
ngo umunsi umwe urugo rw'abakristo umugabo n'umugore bubahaga Imana cyane badasiba isengesho kandi ari intangarugero mu myitwarire myiza muri karitsiye bari barimo, ariko bamaze imyaka 15 yose nta kana bagira batarabyara, ariko badahwema gutakambira Imana amanywa n'ijoro bayisaba umwana. Barazengurutse ibitaro byinshi bashaka impamvu yatumye batabyara, barihebye pe. Nuko ngo umunsi umwe baza kujya ku mujyanama wa roho bamuganiza iki kibazo kibatera agahinda n'igisebo mu bandi bamaranye iyo myaka yose. Kimwe rero mu kiganiro batinzeho n'uwo mujyanama wabo nuko mu busore bwabo cyangwa mu bukumi bwabo bakirambagizanya kwa kundi abajene bakubagana bibwira ko ari urukundo kandi ari ibyaha ngo bare kwikinira. Rero muri iyo mikino kubera ko umukobwa bagiraga amahane bamuhozagaho ijisho nk'ababyeyi nyine igitsure, uwo mukobwa akaba yaratinyaga ikintu kimwe gusa, gutwara inda. Nuko ati ibindi byose uzabikore ariko Mana uzandinde kuzatwara inda, hato ntazabyara abantu bakanseka iwacu banyica noneho ndamutse ntwaye inda naba mbasebeje. Nuko nawe musore bimwinjiramo bityo bakomeza kwiyengesera mu buzima bwabo hato batazatwita batarabana bakaba barasebye. Sinshaka gutwita ejo ntazaseba. Ibyo bintu babisetinga mu mutwe wabo. Nuko bamaze kuganira wa mujyanama wa roho arababwira ati rero subconscient ntishyenga, ubwenge bukozwe ku buryo iyo ubwiye ikintu burabibika buhita bugifata. Noneho kubera ko ubwenge ari bwo shefu, le cerveau buhita butanga amakuru ku yindi myanya y'umubiri ko nyine wanze kubyara, kuko nyine ubwenge nibwo bugenga controle. Rero mwababyeyi mwe umugabo nawe umugore mwifungiye ibyara cyagiye mwabwiraga ubwenge bwanyu ko mudashaka gutwita, ko mudashaka kubyara mutazaseba. None rero nimwe mufite urufunguzo nanjye kuvuga rwo hari ibiryo. Ngaho rero nimugende buri wese ajye mu kiliziya imbere y'isakaramento maze yibohore abwire Yezu ati Yezu noneho nditeguye kwakira umwana, ndashaka noneho kubyara. Yezu bihure no gushaka kwawe, amen. Iryo sengesho no mu gihe cya misa igihe tuzamuye inkongoro y'umukiro umubiri n'amaraso bya Kristo mujye muritura Yezu mu Karistiya kuko nta cyananiye Yezu. Nuko wa mugabo na wa mugore buri wese avuga rya sengesho ryo gufungura inzugi z'ubwenge, le cerveau. Buri wese yari yarikingiye ngo sinshaka kubyara. Nuko undi mwaka wakurikiyeho bari bahetse umwana w'umuhungu baje gushimira Imana mu kiliziya ko yabahaye kubyara. Amen, amen. Murakoze Yezu. Yezu noneho nditeguye kwakira umwana, ndashaka noneho kubyara. Yezu bihure no gushaka kwawe, amen. Nguko gufungura ubwenge, gufungura umutima, gufungura imiryango wari warifungiye cyangwa shitani nawe yagufungira. Imana ishimwe, Yezu warakoze. Bakristo bavandimwe nta cyananiye Yezu. Hari ubwo kubera irari rya muntu cyangwa ibyifuzo byacu tuba twarifungiye tutabizi, tugashyiramo kode tutabizi, iyo tukatwanajugunya urufunguzo tugatanga information ku bwenge tugashyiramo kode même de façon indirecte kubera ubwoba uti undinde kubyara, sinkunda umwana undushya ndacyari kwiga. Wageze se ngo umubyeyi amakuru ntabarangije gutangwa kera. Rero nawe biragusaba gufungura umutwe, umutima, ukazitura ibyo wari waziritse byose, ibyo bakuboheyeho, maze nawe ukagaragaza ubushake bwawe mu mukiro wawe, kuko Yezu ashobora gushaka ko ukira, kuko ni nacyo nyine gusa ashaka ko twakira. Ariko niba udashaka kwakira recevoir uwo mukiro, utiteguye, ubumbye ibiganza, uragira ngo se Yezu akora iki? Tushaka kujya ku nzira nk'uyu mubembe ngo Yezu ahagusange umwakire. Yezu abategereje ko dutege ibiganza kugira ngo adushyirireho. Nukomeza kubibumba se uragira ngo Yezu ashyirehe? Dore rero ya mitine ikoranye mu bintu byinshi byahuzwa ukaba wakira. Reka tuvuge mu ibyo bine byibuze, ubundi ukaba wakira ku mubiri cyane cyane kuri roho: piété, purification, ta disponibilité et la pitié de Dieu. Icyambe n'ubuyoboke bwawe ku Mana bugahura n'ukuri gushaka ubutungane cya kabiri, uri gushaka kwisukura witunganyije wacitse ku ngeso mbi, bigahura ku nshuro ya gatatu kuboneka kwawe, bwa bushake bwo kwakira, bwa bushake bwo gufungura ibiganza, umutima ndetse n'ubwenge n'umutwe, uti noneho Yezu nanjye ndabishatse, noneho nditeguye. Mbese ugatanga karibu. Hanyuma ku nshuro ya kane no gushaka kwa Yesu arizo mpuhwe ze,
la miséricorde divine. Rero mukristo umuvandimwe ntibihagije gusa kwirirwa mu masengesho nanjye kuvuga y'urudaca, ukirwa gukora za noveni, ukirwa mu misa n'ahandi hose habereye ibiterane gutegereje gukira gusa, ahubwo ni isengesho rihindura rigusukura, ukabona nyine gutazanura ibyo bikuta byose byabangamira ugushaka kw'Imana. Uti Nyagasani Yezu bishatse wankiza, hanyuma ugategereje ijambo rya Yezu. Yezu ati ndabishatse kira. Birababaje ababyeyi, nari ngiye kuvuga ko hari ababyeyi bamwe gito bagiye babwira abana babo cyangwa n'abandi b'abaturanyi wenda amagambo y'incyuro n'umuvumo. Baca umugani ngo ukinisha kurya ukabihagiramo. Bamwe bibwira ko bikiniraga nyamara bakomeje. Birangira abakobwa bamwe batabonye abagabo, batarabona abo bazabana mu rugo. Mubyeyi nyaboneka, niba uzi ko hari umwana w'abandi waba warazitiye gushaka, ukamubwira uti uzashaka ntakiriho, nawe mubyeyi ni karibu kwa Yezu. Ongera ujye imbere ya Yezu ubwire Yezu uti Yezu ndabishatse, wa mukobwa muha umusore mugoboke. Ndakubwiza ukuri, mu gihe utarabikora uri kuri liste y'abarozi, uri ku rutonde rw'abarozi. Mukristo rero buhora abana b'Imana woheye kwa Sekibi, bohora abana b'Imana ubwiye amagambo y'umuvumo. Ntabwo utisubiraho, subira ku ndahiro mbi waba warakoze, subira ku bihango wasinyanye na Sekibi. Cyagihe utamba abana b'abandi, wasanga hari n'abandi wabujije kubyara kubera umunwa wawe, umunwa uva n'amagambo yawe y'uburozi, kuvuga nabi, gutukana, gusebanya, ubwo ni uburozi. Nawe uyu munsi nyaboneka vuga uti Yezu ndabishatse, niteguye kubabohora. Hari abantu bamwe baboshye abandi, ariko hari n'abandi biboshye. Nawe niba uri ku nzira muri aka kanya, nawe urambura ikiganza nk'usaba Yezu, kimwe n'uriya mubembe, ubanza ufungura inzugi zose wari warifungiye. Ibuka maze wikabakabe ya magambo mabi wavuze ngo wikinira, ndetse n'aya mihigo wahigiye Imana, haba kera haba bya vuba, ariko utashoboye guhigura. Iyo ni imiryango igifunze, za ndahiro warahiye. Ibuka wasanga nawe hakiri urugi ukeneye kongera kubanza gufungura kugira ngo ukire, kugira ngo ubone urubyaro. Ufungure imiryango y'ubwenge kugira ngo ubyare, ufungure imiryango y'umutima kugira ngo ubeho, kugira ngo ukire. Uti Yezu noneho nditeguye, ndashaka kubyara, ndashaka gukira, ndashaka kuriyakira, ndashaka kwa muntu nagiriye nabi nkamuboha nawe akira ukamubohora. Yezu ariko bihure no gushaka kwawe. Amen. Buri munsi Yezu ndabonetse, buri munsi Yezu ndagushaka, buri munsi Yezu nkubone, buri munsi Yezu unkize, buri munsi Yezu nibere wawe. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Yesu reka tugushimire.